kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 12. Reka ngusuhuze kandi inshuti yanjye nawe muvandimwe wanjye udahwema gutega amatwi ibiganiro byacu, ngushimira buryo ki wahisemo gutega amatwi Zaburi tugiyeho kuvuga uno munsi. Iminsi yashize twarebeye hamwe Zaburi igice cya 2. Zaburi igice cya 2 twabonye ko ari Zaburi wakwifashisha mu isengesho ryawe igihe wabuze epfo na ruguru, igihe wowe wakoze ibishoboka byose ariko ukabona ubushobozi bwawe burangiye. Ikaba ari Zaburi yo gusubizwamo imbaraga n'Uhoraho Imana isumba byose. Aha kandi twabonye uburyo Musa yasengaga amanitse amaboko mu kirere, ndetse yacika intege bagenzi be babiri bakaza bakayafata kugira ngo agume mu kirere, bityo ngo badatsindwa urugamba. Aha kandi niho twahereye twibaza tuti, mbese wowe umariye iki mugenzi wawe? Ndetse twaranabajije tuti se, aho uramutse uciye urwaho umugisha wa mugenzi wawe ntiwawitwarira? Uyu munsi rero turakomeza na Zaburi igice cya 3. Zaburi ya Dawidi yahimbye ubwo yahungaga Abusalomo umwana we. Iyi yo ikaba ari Zaburi yaririmbwaga cyangwa se yifashishwaga nk'isengesho ryo kukurinda ibiremwa bibi. Nk'uko twatangije isomo rivuga ko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri mu gitabo cy'Abefeso. Muri iki kiganiro kandi turanakubwira ibintu 5 cyangwa se 6 ukwiriye kwitaho cyane muri iyi si, bizatuma ukomeza kuba ikiremwa gitangaje, bityo iyo myuka mibi n'abantu babi bikakugendera kure, maze ukajya uhora uririmba ya Zaburi 139 umurongo wa 14, aho hagira hati, ndagushimira Mana ko ndemye uburyo butangaje buteye ubwoba. Imirimo wakoze ni ibitangaza kandi umutima wanjye ubizi neza. Mbere y'uko nkomeza na Zaburi igice cya 3, reka ngusomere iyi Zaburi igizwe n'imirongo 9 gusa, maze wiyumvire uburinzi n'ubuhangange buyigize mu bigendanye no kurinda umubi n'ibibi. Uwiteka, erega abanzi banjye baragwiriye, abangomeye ni benshi. Benshi baramvuga bati, nta gakiza ku Mana. Ariko wowe Uwiteka uri ingabo inkingira, uri icyubahiro cyanjye, ni wowe ushyira hejuru umutwe wanjye. Ijwi ryanjye ritakira Uwiteka, nawe akansubiza ari ku musozi wera. Nararyamaga ngasinzira, ngakanguka kuko Uwiteka ari we ujya andamira. Sinzatinya abantu inzovu nyinshi bangoteye impande zose kugira ngo bantere. Uwiteka haguruka, Mana yanjye nkiza, kuko wakubise abanzi banjye bose ku gisendabageni, waciye amenyo y'abanyabyaha. Agakiza kaboneka mu Uwiteka, umugisha utanga ube ku bantu bawe. Amen. Abantu benshi tujya twibwira ko amafaranga ari ubuzima, ariko se koko buriya nibyo? Muri ino minsi tugezemo, ubunyangamugayo, ubumuntu ndetse n'ubukirisitu byasimbujwe ifaranga, aho umubyeyi, umuvandimwe, inshuti n'abandi bakubona mu gaciro k'amafaranga. Wayagira ukubahwa, ugahabwa agaciro, yewe ukaba n'umukuru w'umuryango, ariko utayagira ugasuzugurwa cyangwa ukanenwa mu bandi kuko nyine udafite amafaranga. Sinzi niba warabibonye, ariko burya no mu rusengero rwawe iyo utanga menshi uhora uri mu bakirisitu beza baganduka. Iyi Zaburi nayo ngo kuyivuga kenshi nk'isengesho izakurinda ibiremwa bibi n'abantu babi muri rusange. Ibi byose uwavuga ko bihetswe n'agafaranga biganisha ku butunzi bwa vuba ntiyaba yibeshye. Ariko wowe nshuti yanjye unteze amatwi uno munsi, ngiye kukubwira ibintu 5 cyangwa se 6 bitagurwa amafaranga, bityo ukaba usabwa kubikomeraho kugira ngo
n'abo bantu babi cyangwa se iyo myuka mibi bibura aho bimenera mu buzima bwawe. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho ni ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe burya niyo mpano, nibwo butunzi bukomeye warazwe n'Umuremyi. Niyo mpamvu tukubona uno munsi uko umeze uko. Nta wundi uzavuka nkawe ndetse nta n'uriho nkawe. Iyo ubufashe nabi biraguhenda, byaba bibabaje utereye ubuzima bwawe mu biganza by'umubi kugeza ubwo akwigarurira, ukazapfa ubabaye kandi impano yari iyawe wagombaga kuyigenzura mu buryo bwawe, bityo ukayirinda ikibi cyose aho kiva kikagera. Ikintu cya kabiri ni umuryango wawe. Umuryango wawe ni abantu bo kubahwa. Uko baba bameze kose ni abantu bakomeye nubwo bakora biriya. Nta wundi muryango uzongera kubona muri iyi si. Abo bantu rero bashobora kukwifuriza imigisha cyangwa imivumo, kandi iyo utakajemo umwe burya nta wundi uvuka. Niyo mpamvu bigusaba guhora ubitwararikaho kandi unabasabira. Wagira icyo ugira mukagisangira, bityo mukimurwaho umubi n'ikibi aho cyaturuka hose kije kubahungabanyiriza ubuzima bw'Imana murimo, kuko twabonye ko tugomba gufata neza ubuzima bwacu. Hanyuma icya gatatu twavuga icyubahiro. Abakristo benshi bavuga ko icyubahiro cyo mu isi ari ntacyo, ndetse ko ntacyo kimaze, ahubwo dukwiriye gushakisha icyubahiro cyo mu ijuru. Buriya se none se wakumva umerewe ute umuntu wese unyuzeho agusuzugura, akagutesha agaciro kubwo gutakaza kubahwa wari ufite muri iyi si? Kwiyubaha no kubaha abandi ntako bisa, kandi ni imwe mu nzira nziza yo kubana na bagenzi bacu amahoro. Ntugati baba, gerageza kudatakaza icyubahiro cyawe wahawe n'Imana kugira ngo izina ryayo rikomeze kubahwa ku bwawe. Hanyuma icya kane ni amahoro yo mu mutima. Amahoro yo mu mutima cyangwa se ibyishimo muri wowe. Gutakaza amahoro yo mu mutima, nawe uba watakaye ubwawe. Ni ubwiyahuzi bukomeye, kuko kuba udatekanye bituma n'abandi utabaho umutekano. Wibeshye ko kuri iyi si hari ufite umwenda cyangwa se ideni ryo kuguha amahoro yo mu mutima. Gerageza rero kudatakaza amahoro yawe kugira ngo udaha urwango umubi n'ikibi, bityo tugatangira kugukwiza imisozi kudashobotse kubera akantu gato wari gukemura wowe ubwawe. Icya gatanu ni indangagaciro zawe. Buri wese kuri iyi si agira indangagaciro agenderaho. Ni nayo mpamvu ntarabona umuntu agutoza kugenda mu muhanda utagongana n'abandi, cyangwa se ngo bakubite, cyangwa se ngo ujya kwicara ku ntebe wicare ku muntu, kuko nyine ufite zimwe mu ndangagaciro. Wowe unkurikiye rero, bigendanye n'umuco wawe, gira umurongo ngenderwaho w'ubuzima bwawe, bityo tutazagucishamo ijisho ugatakaza ikuzo. Hanyuma icya gatandatu ari nacyo cya nyuma ni ukwigirira icyizere. Buriya igihe witakaje icyizere uba uri mu murongo ukomeye w'ubwiyahuzi. Ni nayo mpamvu duhora tubwirwa ko ibyiza biri imbere, ko Kristo ari hafi. Buriya n'umwambuzi mwiza w'amafaranga arakubwira ati, ubabajwe n'iki ko nenda kubona amafaranga akubye ayo wowe nkurimo inshuro nyinshi, kandi ko nzahita nkwishyura nkanagukubira 7. Burya bishobotse ashobora no kugusaba andi ukayamuha. Nawe rero wicika intege, komeza mu byo ukora byose, wigirire icyizere kandi bizagenda neza. Mu ncamake, igirira icyizere, ugume ku ndangagaciro zawe, wiha amahoro yo mu mutima, wiyubahe, uha agaciro umuryango wawe, hanyuma ikirenze kuri ibyo wirinde kandi urinde icyahungabanya ubuzima bwawe. Abefeso igice cya 6:13 haragira hati, nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Gira amahoro.